Alright, ni MC Makenga cyangwa se DJ Neoji uwamamaye cyangwa se Neoji umuhanzi ugwanyu nkuko mubizi ibiganiro mbakorera ni show za danger. Murabona kamera za murabona umuntu uri kuri kamera kabisa ntiyikoraho, afite ibibazo byinshi cyane agomba kuba yabazwa kandi namwe mukamubaza muri comment. Uyu muntu ngo yogoshe Yesu, sinzi ibyo bintu kabisa, nabyumvise mu mateka ya Bibiliya, nagiye nsoma ibitabo, ariko uyu muntu mureba hano ngo yogoshe Yesu, ngo ndetse n'intumwa ze bari kumwe ngo bose Jesus. Watangira wibwira abantu bakurikiye Makenga TV. Yes. Akuka Njyewe nitwa Petero. Petero intumwa Petero ubundi yari mu ntumwa 10 z'Imana. Ariko adukubise tubangura ngo wogoshe ngo Yesu. Yesu namuconga kubwanwa byata. Bya kirozo n'ijya kimukiraga muri ba Yuda bose. Ariko ngo Yuda ngo yaje kwigumura ngo kandi bamuconga kubwanwa neza ngo Yuda twari n'inshuti. Ariko nuko yaje kwigumura nyine. Imana Yesu kavuga ati batuguciye wa. Nako kanya. None se ibyo bintu bavuga koko nibyo? Kuba warogoshe Yesu ni ibintu bivugwa mu nkuru ariko ntituzi ngo Yesu bwanwe bwe ninjye wabucongaga. Urumva nkabushyira kuri rope nkabushyira ku murongo. Okay, no abantu mwandike muri comment mukore kandi share, comment, subscribe niki like, ubundi tujye tubana. Ubundi taha noneho tuzamubaza neza ari mu kazi kose neza ngo arogosha kuko n'abazungu ndabogosha, ngo n'abazungu arabogosha, ibintu bikomeye cyane. Wabwira ngo icyo abantu bakurikiye Makenga TV? Abantu bakurikiye Makenga TV ni ukugira ngo bajye bakora subscribe. Alright. Bajye bakora subscribe nyine kugira ngo hahire rimwe hanatogo banazo baconga ubwanwa kandi ahubwo se abantu utangiye kuza ahubwo nkabita mbikora neza bazungu. Murakoze cyane, ikiganiro cyo nakagaruka ubutaha tuzongera tumutungure. Twari tumutunguye ahantu yarari arimo afata kamwe ari kumwe n'inshuti ze benjoyinga ngo yogoshe Yesu. Ibindi nakagaruka tumusanga noneho ahakorera kuri tele. Alright, mwumve mutuje.